none ko yabibumbuye umunwa yavuze ngo Uwiteka bibumbye umunwa none abibumbuye umunwa bavuge ni mu gihe nyine kamuvuge ni muvuge sha ndavuga ni none se Silas yaragiye akuriye ariko mpa makuru neza ati Silas uyu mubona yabanje kuba inshoreke y'umudamu twari duturanye hari imikoranire hari imikundanire cyangwa se hari ubuhehesi hagati ye nawe uri hagati ye n'uyu mugore ndetse n'umugabo w'uyu mugore yamujyanye no ku kagari bajya kumushinja ibyo nabonye yego je nabonye urwandiko ruriho na kashi y'akagari ubwo Silas rero natazana ururiho kashi y'akagari nabonye yego aza ngo kubamo n'akavuyo kenshi ku buryo umugore n'umugabo baje no kujya kwaka divorce bacyumvise biturutse kuri uko yego mu rukiko Silas niwe wabaguri kwisonga maze kubona divorce bahita baza kuba hano mu gace ka Kinyinya baza kubanayo ayo natariho ivumba atigeze avugwa bamaze kubanayo akajya abwira umugore mu Bugesera ati ndi kwiga sibyo iri nijwi ry'ibyo ngiye nivuganiye na Silas mwenyewe mwaganiriye ngire ngo iryo jwi abantu tubyihorere ibyo umugore bihe byiza cyane mwese ndabasuhuje cyane kaze mu biganiro byacu mwese mudukurikiye muri ndabakunda cyane kandi muhawe ikaze niba udukurikiye bwa mbere ukande subscribe ibiganiro byacu rero n'ubundi mpora babwira ngo bihora biza bigaruka nayo mpamvu uyu munsi mubona twongeye kugaruka kandi tukaba tugiye gukora iki kiganiro yitwa Kiranuka TV ariko zikoze kiyeri ndakanda gusuza imbere y'ibindi byose Yesu ashimwe cyane ahimbazwe mbona rimwe karirimbo ka jingo ya Kiranuka goya hari umugabo wamamagaye ambwira ko karirimbo yagakunze karirimbo nanjye numva numva gakunze ariko sinkaze nakabuze kuri YouTube yawe kibazo nuko batagatera inkunga ngo ngakorere video no sanze mboni yaryari iyanjye simaze igihe kimwe cyose ntimaze hafi umwaka mbere y'ibindi byose mbere yuko dutangire n'ikimbaro banza turirimbire zikirimo n'abantu batazikaze randirimo ngewe niyo nshaka randirimo yitwa gute ubundi yitwa ku musozi ku musozi by Ezekiel n'ubundi iri kuri YouTube yitwa ku musozi mushaka iyo ndirimbo yitwa ku musozi ndi kuyicuranga mfashe gitari ariko ntabwo nzi gucuranga n'uwayibonye nyine yahise abibona abonye mfite gitari angize ngo urayizi ngo nkuzanire gitari hano arambwira ati gitari ntabwo uyizi ndabona ni ukuri kw'Imana ahubwo ati rero ndashaka kuzakwigisha gucuranga biravuga ngo ni ryari nzamara imirimo wampaye ngo nsezere ku isi nigerere iyo mu ijuru nsange y'uwampfiriye turirimbane indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wampfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wampfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wampfiriye ku musozi w'Igetsimani wahameneye amaraso ku musozi w'Igetsimani aho niho nakiriye kubw'amaraso wamennye ubu narahindutse mvuga iki se mwami Yesu ko wambereye inkoramutima kubw'amaraso yawe y'igiciro nziko ntazarimbuka kubw'amaraso yawe y'igiciro nziko nzagera mu ijuru kubw'amaraso
yawe y'igiciro ndi umwana w'isumba byose kubw'amaraso yawe y'igiciro ndi umwana w'isumba byose. kiranuka sha sundi umenyeho ningiye mama interview zaragutwaye ushobora kutabugira igifo n'umwanya kujya gukora mari haso yo kugira ngo ngewe guhimba kwanjye ntabwo ari ibintu nshakisha, si n'ibintu nishakamo ngo mbitegure ngo bimpate ngo bigire gute. Iyo biramutse binjemo iyi ndirimbo injemo, hari igihe akenshi ikunda kunzamo ndi ku musozi sinjya nandika. Iyo indirimbo injemo ndi nko ku musozi ndi gusenga, kuko ibihe byo gusenga iyo mbirimo nibwo nkunda no guhimba indirimbo zifite amavuta. Abajyabona ngo utanasenga, ababibona ntasenga ngo kubera imiceri birirwa umena, abo bo baribeshye kumena imiceri kwacu. Nge rero nabwiye abantu bitewe nuko nkunda umuceri, nge burya sinjya mena umuceri, nta nakawunga mena. Nge mba ndi gukorera Imana. Abumva ko tuba twamenye umuceri ibyo ni ibyo babyihamanira, ariko mba ndi mu muhamagaro w'Imana. Nk'iyi ndirimbo njya kuyisohora kandi ku musozi ntangiye umusozi witwa Banguka ngo utabare, kano gakorasi kanzamo kavuga ngo ni ryari nzamara imirimo gake gake, nge nanongeraho utwo dutero. Mpamagara producer Moses, ndamubwira ni Moses, ndumva nshaka gukora indirimbo uyu munsi. Ati none se wamaze kuyitunganya? Ntigiye ndumva mbishaka. Ndamanuka turagenda duhera kuri ako gakorasi nari nagafashe mu mutwe, indi korasi nayiraje, indi korasi nayiraje, indi korasi nayiraje, indirimbo bisohotse gutyo. Nibwo muzasanga naririmbye indirimbo ifite amavuta kubera ko yaje mu buryo Imana yashatse kiza. Iyo ngiye ntuzumva ndirimba ngo biri ku mashyiga wihangane, oya ubwije iza ari indirimbo ikumbuza abantu ijuru, nk'iriya yiswe ngo igosora riraje urukungu ruve mu masaka, abantu barayizi, yitwa haturi hauza abandi. Indirimbo zanjye n'ubwo buryo nzihimba. nuko karakabayemo rero kari kabanje kugira ngo tuvuge iby'intangamarara ya kino kiganiro. Yitwa Ezekiel Kiranuka Rukundo Ezekiel, siryo zina ko numva ari ry'abana batoya, nkamaze kuri umusaza w'imvi z'uruyenzi. Cyangwa nawe wararihinduye nk'umwe witwaga ba oya ngeze Kigali itakiraho ni Ezekiel ni izina Imana yatanze iri data na mama. Rukundo Ezekiel nyine ni amazina Imana yatanze ya data na mama batarambyara. Bivuze ngo Imana yanyise mu mazina yo ntigisaza ihora ari umusore, nayo yateganyaga ko n'uyu munsi wa none Yesu Kristo ko yari ari nejo bundi, ko yari kera nejo bundi, nejo ni kari. Yego, uri kumva n'uyu munsi aracyaruko. Ntabwo ababyeyi banjye aribo bagize uruhare rwo kunyita ayo mazina, ahubwo Imana yarayabahaye, bo bakora iby'Imana igize gute ibahaye, mbyisangamo gutyo. Nahindura izina Imana yampaye gute se? ibintu birakomeye cyane. Niyo mpamvu utazumva mvuga nongeraho ngo twa profete, ntaga ko ngako yagashyize. Aho kazaza kazajya nta nubwo nagashyiraho. Yego, ibintu byose bibaho bigira itangiriro bikagira n'iherezo, ibintu byose biraza, ariko ikintu kiriho uyu munsi mugeze naho mbere ya byose ko tuza kwinjira no mu bindi, ariko ngo murashaka ko mama pasiteri murashaka kwica mama pasiteri. Twebwe se Bibiliya iravuga ngo wanga se n'umwicanyi, uwo nguwo wamaze kurebera mu mboni y'ijisho ry'akabona yuko ari cyo kintu kigenderewe, ashobora kuba ari we wabanje kugira icyo gitekerezo, sibyo? Kuko mama pasiteri Imana imuha umugisha, ariko hagati yanjye nawe arabizi ko icyo gitekerezo ntakigira, kuko nzi ko kwica ari icyaha. Ntabwo biba mu migambi yanjye, nta nubwo binaba no mu migambi y'abakozi b'Imana. Erega kuba umuntu yaza akanariza ikiganiro bitewe n'uko yabonye feedback z'ikiganiro, ntabwo ari ibisobanuro ko uwo muntu wanarije icyo kiganiro anakwifuriza kukwica. Ntabwo ari ibisobanuro ko uyu muntu wanarije ibyo bintu agufitiye ishyari. Si ibisobanuro yuko agufitiye iki urwango, ahubwo wowe kubera ko twebwe abantu tugira amarangamutima atandukanye, kandi hari uburyo twumva ibintu mu buryo bugize gute butandukanye. Pasi nta muntu n'umwe uzumva ibintu nk'uko wowe ubyumva, nta nubwo bishoboka. Uri kumva birumvikana rero uwo muntu tutumva ibintu kimwe, reka muhe umwanya avuga uko abyumva, nanjye nzane feedback zanjye z'uko ngize gute mbyumva. Niduhuza icyo gitekerezo kiraza kuvamo ikintu kimwe, sibyo?
rero abo ngabo bavuga yuko ariyo gahunda tugamije, bo bafite kubogama, sinareka kubabeshya, bafite kubogama, kuko badafite kubogama bakwakira ibitekerezo by'abantu bose, hanyuma barangiza bo bagahita bahuriza inama hamwe, bigahita bimenyekana yuko nta rwango ruhari, ntarwo. ngira ngo ibi bihe rero hari kuvuga inkuru nyinshi. Inkuru iravaho indi zaho wagira ngo ni uruhererekane rwazo. Ngira ngo imyaka ijya gutangira nibwo abantu benshi bavuga ngo Imana iraje banike, iraje ishyire ku mugaragaro indyarya biki byose biri mu murimo wayo. Ngira ngo ntabwo twabura kuvuga ko buri kwezi kuba cyangwa buri kwezi kuba kwiyariye agashakaro. Ngo tuvuye mu bya Vitali na Diane na Plaisir, tugarutse tuje noneho mu bya Silas n'umugore we n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mugabo Silas njye ubundi kera nanzi ko muri impanga. Oya, Silas ntabwo twigeze tuba impanga, cyokora twabaye inshuti z'abahanzi kuko twagiye duhurira ku matera atandukanye. Agira indirimbo nziza zikangurira abantu iby'ubwami bw'Imana, burya nawe ntago indirimbo cyangwa nizihumuriza abantu ko ibintu byose. Yes. Hari n'indirimbo mperutse kumva yasohoye mu minsi yatambutse ngo nibavuga yuko wagize n'ubwari, nibavuga ko uri mugufi ngo n'ubwari byo ariko ntago wabibatumye. Gusa ku ruhande rwanjye nk'umuntu ukunda kuririmba indirimbo zikumbuza abantu ijuru, bene nk'iriya ngiyo iyo nyumvise, ubwo ndavuga ku giti cyane, iyo nyumvise mba numva ko ni motivasiyo gusa, ari kwishaka ni cya motivasiyo, no kwirema akanyabugabo, ni cya motivasiyo cy'abantu, ni ikigaragaza ko iriya ndirimbo yayihimbye ateganya ibigiye kumusohoraho, yari ameze nk'umuntu uri kwihanurira. Bavuga ko waciye umugore inyuma nyamara nubwo ari byo ntiwabibatumye. Byari bimeze nko gutangira incyuro mbere y'uko avugwa. Hari umuvandimwe bamwita Theo, bose babireba mu minsi yatambutse, yigeze gusohora indirimbo iravuga ngo ntabwo dutewe ubwoba n'ibihinda nk'akagoma, ntabwo dutewe ubwoba n'ibikangisho gusa, iyatwambukije inyanja itukura ntizabura kutwambutsa Nyabarongo y'ibiziba. Wayumvise iyo ndirimbo? Mu by'ukuri ni indirimbo nyine ituma abantu bishima bitewe na situwasiyo z'ubuzima barimo n'ibikombe abantu baba bambuka, ariko si indirimbo igarura abantu kwizera Kristo. Ibihanisha ntago ari no kubera ko ibyo urimo byose byaba biki nta kibazo, ntacyo bitwaye, ntacyo bizagutwara. Mbese pasi niba dufitanye urwango, sibyo? Dufite urwango, wenda dufite icyo turi gupfa, ubwo rero kukuririmbira iyo ndirimbo uhita wumva ko bya bibazo mufitanye na pasi naho mutabikemura izabura kubikwambutsa. Hari Imana mbese ishyigikiye urwo rugamba rw'amafuti cyangwa ibiki byose. Yego. Rero niyo mpamvu niba turi abahanzi duhimba, tujya guhimba, akenshi ntitukagendere muri situwasiyo z'ibibazo tugize gute turimo. Uribuka ko muri iyo minsi ari bwo Theo twahise twumva inkuru z'i Bugande, ati yakubitiye i Bugande, simubyibuka? Noneho nyuma yaho tubona inkuru za hano mu Rwanda zageze mu gupfugaho ahubwo menya koko yarayikoze nyuma yo gukubitirwa i Bugande. Urumva yari motivasiyo yaho Imana imukuye. Ntabwo sinzi niba twavuga ko ryari ishimwe, ariko mu by'ukuri mu mwimerere w'ijambo ry'Imana dukwiriye guhimba ibintu bijyana abantu kuri Kristo. Rero nituzajya tunenga ibintu nk'ibi ngibi, ni ifuhe ry'umurimo w'Imana twe tuba twagize. None se usibye na Ezekiel bashukunda gushinja ngo kuvuga ku bantu ngo nibavuge Bibiliya, buriya ngiye mfite ukuntu mbonamo umuntu uza akicara hano kuri kamera, mbabona mu byiciro bibiri pasi. Umuntu iyo aje akicara hano kuri kamera agahita atangira ngo ngiye sinjya mvuga ku bantu, ngo mvuga Yesu. Yego, uwo nguyo nkimara kumubona, ariko ureba ko byibuze afite tageti nziza. Buretse gato njye mpita mbanza kukwaniriza, nkabanza kureba Yesu uje kuvuga uramuzi ubundi, sibyo? Kuko twese twaje tuvuga Yesu, na n'uyu munsi turacyavuga nde Yesu. Ariko nitubumbura igitabo cya Bibiliya, ndakubaza, kuje uvuga Yesu muri Bibiliya ni Yesu wenyine wanditsemo? Aburahamu tumusoma muri Bibiliya, tugasomamo n'amanyanga n'amafuti yakozwe na Aburahamu, sibyo? Warayisomye? Urakoze cyane. Niba Bibiliya itinyuka ikavuga ubusambanyi bwa Aburahamu, ikazamuka ikavuga ubwa Dawidi, kuba Ezekiel ubusambanyi bwe hagira umuntu ubuvuga ni igitangaza. Ubwo nkoresheje ngewe
uri kumva avuze ubwa Silas ese ko aribwo turiho cyangwa nawe ubwawe buri mu nzira ushobora kuba buri mu nzira wabibwirwa n'iki wabibwirwa nyine tuganire sibyo oya ntabwo ari ukubateguza reka tuganire sibyo kuba mwakumva ngo Silas yasambanye se icyambere igitangaza kiri kuri Silas nuko twakumva ko Silas yavuye mu byaha by'ubusambanyi sibyo nicyo gitangaza kandi tuzi ko ari umukristo nyine tuzi ko ari umurokore erega Yesu yabivuze neza pasi yaravuze ngo abo bose muzabamenyera ku mbuto bera wacyumvise rero ntabwo uzamenya izi mbuto utazisoromye siza akantu mvuze niba ukumvise ndabyumva cyane pastor izi mbuto ntabwo uzazimenya utazisoromye ubundi hari ibintu bigaragaza ko umuntu ari umujura buretse gato hari ushobora kuyirebesha amaso ariko ugasangamo imbere ifitemo yaraboze kandi inyuma ubona imeze neza ariko imbere yaragize gute yaraboze niyo mpamvu muri iyi minsi hariho system yuko abantu baharanira kwerekana imbuto z'imirimo square bakerekana imbuto z'iki z'imirimo kugira ngo izi mbuto z'imirimo abantu bagaragaza zizaba ari cyo kintu kizabarengera mu minsi izaza rwa rubuto tumaze kumenya yuko rufite ikibazo yego noneho uyu munsi haje inkuru ivuze Silas yuko yasambanye abantu twese tukimara kuyumva twumvise tuguye mu kantu ariko nahise nijugunya kuri ya ndirimbo yiwe navuze ejo bundi mpita nsanga iyi ndirimbo yaduteguzaga ahubwo ntitwabaye abana b'umwuka iyo tuza kuba b'umwuka twari kumenya ko yaduteguzaga uyu munsi ntituba tuguye mu kantu twari guhita tumenya ko n'ubundi atadutumye ntabwo ari ukwisiga isenda none se ikintu gihari ni iki ngiki ni ukuvuga ngo ntabwo ari igitangaza ko Silas yagwa mu cyaha icyo ntabwo ari igitangaza igitangaza ni uko akivamo sibyo Dawidi yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo mu byaha nimo mama yambyariye nose amashereka y'ibyaha iryo jambo mwararisomye aravuga ngo none nahungirayo uburakari bwawe ndajya imuhengeri y'inyanja ndajya mu ijuru ndacukura njye kuzimu aho hose ukuboko kwawe kwagira gute kwahamfatira arangije avuga amagambo akomeye aravuga ngo Uwiteka mu maboko yawe haleluya niho hantu honyine nshyize ubugingo bwanjye niho hantu nishimiye kuba nagira gute nakwibera erega zino hiti za hano kuri iyi mihanda zino hiti zo kuririmba zino hiti zo kugira gute zidusukamo icyo bita ikinure wacyumvise ikinure cyamara kuzamuka ukazihitingisha Silas ngewe nafashe umwanya ndamuhamagara nkimara kumenya amakuru yuko kandi subwamira nari muhamagaye mubwira kuri iki kintu bwa mbere hari inkuru muzi yasohotse ivuga yuko umugore wiwe yiyahuye nakurikiranye amakuru nsanga no mu cyari kigiye gutera umugore we kwiyahura cyari kirimo kumuca inyuma ikintu cyari gihari ahubwo Silas we yabwiye abantu nuko ngo yari amaze kumuvumbura ko yasambana n'abandi bagabo bikamutera guhita ajya kwiyahura kugira ngo ibintu nk'ibyo bigire kuko ngo mu bana yari afite ngo ntabwo bara urakoze none si uyu munsi ko inkuru ivuga yuko Silas yafashwe n'umugore we yamufashe inshuro zirenze imwe kandi ko hari n'abakobwa babaye iwe yateye inda bareraga mu buryo bwo kumufasha ari abana be yateye inda we katagiye kwiyahura ngazimangatanye iyo dosiye telefone yihamagare hamagara telefone y'aka kanya ubwo niba yiyahuye urwishigishiye ararusoma sikira kozwa namwe neza atanga urwishigishiye ararusoma telefone yacu nize kuyihamagara icamo kare reka nze numve nanjye ndabizi yuko twavuganye
no kugira ngo izongere gucamo. hani hahandi baca umugani mu kinyarwanda ngo iyo umuntu nta cyaha afite aratinyuka yego ariko nyiri icyaha yiruka ntawe ugize gute ntawe umwirukankanye Nukuri. nizere ko kuba iyi telefone ibaye kompoze wenda ntituramenya ko hari indi situation ariko kuba ibaye kompoze cyangwa akaba adashaka kwitaba abantu ngo abe yagira icyo asubiza hari urugeze he oya kumizaho nta kibazo kuko twari narindi kuvuga ko nyiri icyaha yiruka ntawe umwiruka ubundi umugani wo mu kinyarwanda buryo uba wisobanuye pasi umugani ugana akariho kandi umugani ugana akariho nk'uko abanyarwanda babivuga icyambere twaje muri iyi nzu y'Imana tumeze nk'abantu baje mu nzu y'Imana duhunze uri kumva no kwaguhunga kwacu hari ibyo twahunganye uri kumva ingaruka z'ubuhunzi rero nizo tukirukankana nazo sibyo yego ukurikiye usanga uyu niba ndi bumwite umukozi w'Imana Silas niba ndi bumwite uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza oya indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'indirimbo zisa na mitima zigendana no gukora ibikorwa bigendanye n'uwo nguwo uhimbaza ibyo ashaka kuko ushobora guhimbaza umuramyi wawe ariko ukamuhimbaza amaso y'abantu abona uhimbaza neza ariko mu by'ukuri Imana yo ntibone ibyo bihimbazwa kari bizima bisobanuye ko kwitwa abakozi b'Imana muri rusange biroroha ariko kwitwa abana b'Imana ntago ari ibintu bipfa korohera buri muntu wese bwa mbere Silas imenya ayo makuru naramuhamagaye ndavuga nti ndi umuhanzi mugenzi wawe haranakoze cyane turaziranye numvise amakuru ameze gutya na gutya mbwiza ukuri bimeze bite umugore wawe yagiye kwiyahura kubera ko wamuciye inyuma bigize gute bikurikirana abantu bakunda kwibeshya kuri iri jambo nurisoma utegereze n'umwuka gusobanurira ese pase k'abantu benshi muba mudutera amabuye ngo twaje ngo twafashe ubwambure bwa bagenzi bacu ngo tubushyira ku karubanda uranyumvira reka nkubaze wowe uvuga gutyo ubundi yiyamburaga atabona ko yiyamburiye ku karubanda none mwamuhururije icyo mukora no kumuhururiza kuguhururiza none se ukeka ko uzahururizwa n'abatakuzi cyangwa uzahururizwa n'abakuzi umuntu ukuzi niwe uzaguhururiza kuko azo ufite inkovu yes nawe ufite ikibibi urakoze cyane none amaze kumubwira gutyo numva ntameze nk'umuntu ugize gute ufite n'ikibazo ndavuga ntoke ntari ndamwihorera twatugiye mu gihe cyo kwibuka ubundi nicyo kintu cyatumye bidakomeza maze kumwihora numva ni n'ibintu wenda bishobora kuba ari urugambo nk'uko abimbwiye ariko nanone nkavuga nishingiye kuko njya numva buriya twebwe abahanzi tugenda duhabwa uturipoti ukuntu ukajya wumva ko numva ahantu ukuruntu urumva abantu mubana muri sosiyete imwe ntimubura kumenya utuntu tumwe na tumwe gutyo burya ushobora kwibwira ko abantu batakuzi ariko hari udukuru tuba tugenda dutambuka umuntu akaba yatumenya uyu munsi ninjiye mu itangazamakuru hari utwo ngenda bampereza nanjye hari utwanya nshobora gukora nanjye bakagira gute bakadutanga bisobanuye ngo icyiciro urimo nicyo ubundi kiba kinakwiriye kukuvuga ukuri yego exactly bimaze kurangira ubwo nuko sinongera no kumuvugisha nkomeza kwikorera gahunda zanjye ejo bundi rero kera kabaye ese nejo cyo kumva numva umwe mu baproducer bajyaga badukorera indirimbo dukunda cyane ari nawe wankoreye indirimbo yitwa Lamasabakitani nubwo atayirangije ikaza gusubukurwa n'uwitwa Barinabe ayabagabo cyo kumva numva arampamagara arambwira ati waruzi yuko urugo rwa mushuti wawe Silas rwasenyutse
ndavuga nikagira inkuru rusenywa n'iki se ati ubu rwarasenyutse ati kuko uhereye mu kwa 11 ku mwaka uheze ku mwaka ushize umwaka none uratashye kugeza muri uku kwezi turimo Silas nta bana n'iki n'umufasha ndavuga none se ibyo byabaye ryari ko Silas tutabimenye babonye bwira icyo gihe inkuru utangira kuyitega amatwi jewe uhita mbanza gutega amatwi kuko kugira ngo utangaze ibintu udafitiye fagite banza utega amatwi ubanze wumva muri iyi minsi byasubiwemo maze kubyumva ndamubwira nti nabyizera ari uko umpaye nimero y'umugore we nkamwibariza arambwira turashaka nimero y'umugore we ntiyego arayimpereza ndamuhamagara mu gatondo wakiriwe n'amarira ndamubwira nti nitwa Ezekiel Rukundo ndi umukirisitu ndi umuhanzi kabiri mfite n'ikinyamakuru cyitwa Kiranuka TV Kashamana bwaye profile koko wa mugabo we bajye bareka umuntu akora akazi nk'uko Imana yamuhamagaye kandi agakore nk'uko umuntu aba ashaka no guhaha rega buryo uri muri iyi si uba ugomba gusenga ariko ukanashaka n'imibereho mboneraho no guhugura abakozi b'Imana bagenzi banjye ni byiza ko dukorera Imana ariko ni na byiza ko tumenya n'inshingano z'iki z'urugo yego sibyo ndavuga nti numvise amakuru njye mpita mvugiraho sinamuriwe mujyana hirya n'iki ndabona numvise amakuru yuko uri umugore wa Silas kandi ibimenyetso birahari Yesu ni ku murongo ati yego none ko nakira amakuru avuga yuko urugo rwawe nawe rwasenyutse bimeze bite umugore ngiye kumva ahubwo numbararize ati niko bimeze byarabaye atangira kundirira maze kukandirira ndamubwira nti mwihangane ndaje nze shakisha uburyo mvugisha nde Silas atezekiye ati wowe ntacyo wakora ati kuko na mushuti wiwe plaisir wacyumvise ndavuga iby'umugore yanyihereye ati na mushuti we plaisir namutakiye inshuro imwe mutakire ebyiri mutakire 3 zose yanga kunyumva ati bafatanyije kuba barariye umwana ufite ubumuga miliyoni 12 wacyumvise ndabyumva cyane ndavuga ni none se Silas yaragiye akuriye ariko mpa makuru neza ati Silas uyu mubona yabanje kuba inshoreke y'umudamu twari duturanye uyu mudamu muri karitsiye batangira kumushinja no kumukemangaho yuko yaba hari imikoranire hari imikundanire cyangwa se hari ubuhehesi hagati ye nawe uri hagati ye n'uyu mugore ndetse n'umugabo w'uyu mugore yamujyanye no ku kagari bajya kumushinjira bantu b'Imana mudukurikiye muribuka mu minsi yatambutse Silas bivugwa ko yibwe telefone akanakubitwa icyo gihe ngo yakubitiwe muri izo nzira babyumvise agiye kwa wa mudamu yego rero bamumenaguriye mu mutwe umugabo wiwe nyine arabati wakagabura agarutse ruba rurambikanya mukocora aho ngaho na telefone ayiburiramo uko nguko nicyo gihe bumvise Silas ngo nta telefone akigiye niyo makuru nahawe madamu yanyibwiriye ndangije negeranye ibyo ngibyo madamu wambwiye ambwira uburyo bagiye baregana mu nkiko mu mudugudu ho ngo bamute uyu munsi ikibazo cyabo mu mudugudu ngo bagiteshe agaciro mu kagari kigezeyo mutekano ushinzwe umutekano mu kagari ngo agenda azi ko ibibazo birangiye bagenda abaherekeje ngo abageze mu rugo abinjize mu rugo amahoro Silas ngo ahita ahindukirira uwo mutekano aramubwira ngo wowe wanda yawe iza kunsambanyiriza umugore batonganira aho ngaho abagejeje urugo bino bisubiwemo iyo ni kese yindi yiyongeraga ku mafuti yande ya Silas byibura uri umugabo wakora ayo mahano kuko Dawidi yakoze amahano yo guca umugore w'inyuma wacyumvise ariko ntiyakubise umugore yego niko Bibiliya itwereka siko wabisomye nawe niko byanditse Aburahamu yakoze amahano yo guca Isara inyuma babyarana umwana yaba babyumvikana batabyumvikana reka mvuga mu buryo
njye mbitekereje ntabwo Aburahamu no muri cya gihe muri iriya myumvikane yiwe Sara avuga ngo ndategetse Hagayi ntiyongere kugaragara muri uru rugo mwondosha agende. Aburahamu nta jambo ribi ryavuye mu kanwa ke ngo anabwire Sara amubwira ati menya ko ari wowe wananshutse kwanza. Hari ibyo wasomye muri Bibiliya ntaryo, ahubwo ngo yaragiye asenga Imana avuga ati umugore yantaye mu mutego nkugwamo, none uwite ko ryahabara bari kuri nyirukana ngo ningyirukane rigende kandi ryaranabyaye nkaba ndi kubitegekwa n'uwampaye igitekerezo kigatuma nkora icyaha ngucumuraho, bigenze gute? Imana iramubwira ngo genda ukora ibyo Sara yagize gute, yategetse ko wabisomye. Yego, kandi urigize gute uvugira ku musozi ubu. Bisobanuye ngo niba waguye wishaka no gufata impamvu zo kugwa kwawe ngo uzizane ku bandi. Silas afite amakosa. Mu kanya nibwo narindi kujya gusenga banguka ngo utabare, nyura ku muntu ntashatse guhita mvuga izina aka kanya, ariko yarari kuvugana na Silas buryo igihe wampamagaraga. Bavugana Silas avuga ko afite ibimenyetso n'ibihamya bigaragaza afata umugore we asambana, afite n'inzandiko. Ibyo nabyo umugore avuga ko yego ibyo bimenyetso n'ibihamya ari inzandiko Silas we bwe yiyandikira akanezisinyaho ahiduranya imikono, akanashaka n'abantu ngo agurira ngo kugira ngo basinye nk'abagabo, bigaragaze ko ari abagabo bo kubihamya. akajya azoherereza abantu ababwira ati dore singa ibi n'umugore yansabye imbabazi, umugore yansabye imbabazi, kandi ari uburyo bwo kugira gute bwo kwirengera. Sinzi ukuntu umuntu yamubwiye ati none se atahantu kuko Silas ari muri procedure ngo zo kohereza abantu bari kuri kote imuvugira, ihita inagaragaza n'izo nzandiko zose. Yego, ariko ngiye mu kiganiro nzi n'ibyo umugore yanyeretse n'ibyo nabonye. Yego, nge nabonye urwandiko ruriho na kashi y'akagari. Ubwo Silas rero natazana ururiho kashi y'akagari nabonye. Yego, kuko utugari ntituzaba tubiri. Nazani y'akagari nabonye, ubwo iyo umugore nayo nzayanariza. Tuzayanariza tuyishakemo andi makuru yarenze. Yes. Noneho rero Silas uru rugo rw'uyu mugabo twavuze haruguru. Nirwo nsubiyeho. Amakimbirane yatangiye muri urwo rugo. Bivugwa ko Silas ari we wari uyari inyuma. Haza ngo kubamo n'akavuyo kenshi ku buryo umugore n'umugabo baje no kujya kwaka divorce. Bacyumvise? Biturutse kuri uko. Yego. Mu rukiko. Silas niwe wabaga uri kwisonga mu guha ibitekerezo umugore. Mbese ahubwo nabaza Silas wabaye umwavoka ryari ko nari nkuzi uri umuhanzi. None se madamu natwe ko yazaga i Kigali kwiga basanga yigaga iby'umuziki. Production niyo yigaga. Yego. Yabaye umwavoka mu ngo muri icyo gihe cy'uwo mugore. Akajya ngamwigira urubanza. Umugore yamubaza ati ndi kwigira urubanza. Umugore we yamubaza akamuga ati ndi kwigira urubanza runaka. Silas rero amaze kugira amahirwe na Chesi ziwe uwo mugore ngababonye divorce. Amaze kubona divorce bahita baza kuba hano mu gace ka Kinyinya. Baza kubanayo. Ayo natariho ivumba atigeze avugwa. Bamaze kubanayo akajya abwira umugore mu Bugesera ati ndi kwiga. Umugore mu Bugesera ati none se ahantu wiga ko ngukumbuye waza nkanareba naho wiga nahuba. Atoya ati cyo si cyo gihe tumba ndi mu masomo menshi. Tihangane mugore mwiza rwose bo wihanganira. Ariko yaburiye umwanya umugore. Yego, ishuri ntiyariburiye umwanya. Ndetse no kujya kuririmba ku materi ntiyabiburiye iki akanya. Sibyo? Kandi Bibiliya hari ikitwereka. Iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu udashoboye kugenzura cyangwa kuyobora iby'urugo rwe yanayobora n'itorero ry'iki ry'Imana. Bakozi b'Imana, ivuga butumwa rya mbere mwe munkurikiye rihera mu rugo.
njye buriya turi kuri teri nkakuvumbura yuko wavuye mu rugo madamu atanemeye yuko ujya mu ibwirizabutumwa, mfite ubushobozi nkabibona, nakwima umwanya wo kubwiriza nkashaka abandi baza kubwiriza. Uko niko kuri. Eko niyo ndirimbo yakorewe muri studio ya Karosi Record ngo ndetse n'anamwamara wakupia nanjye nakubwiye yuko nyamara iyi ndirimbo yari ifite ikinisha wacyumvise. Noneho njyewe narindi kukubwira ngo mbonereho no kubwira bano badamu bavuga butumwa kazi, uyu munsi asa akabwiriza ubutumwa ukabona kuri cano n'ahandi ukabona yabwirije ubutumwa, ejo tukazajya kumva ngo mu rugo byageze gute, byaradogereye. Reka nkubwize ukuri, niwe wabigizemo uruhare. Wabyumvise? Ubundi njyewe Zekiyeli, niba njye na madamu dufitanye ikibazo, sinanakwiriye no kujya no gushyiramo ya costume ya suti yanjye ngo ngiye kurira agatuti ngiye kubwiriza. Agatuti ka mbere ni uburiri, gahera ku buriri. Bibiliya iravuga ngo nuzana ituro ukibuka ikibazo ukamwibuka, risige ntunarishyire mu giseke. Wacyumvise? Wirishyiramo, we banza ugende mukemura icyo kibazo mufitanye, nikimara gukemuka ugaruka utora ituro ryawe utura Uwiteka. Niko Bibiliya ivuga. Twebwe turaza dufitanye ibibazo n'abo twashakanye mu rugo dusize umuti. Wundi Bibiliya ivuga ko twembi turi umubiri umwe, nge n'uwo twashakanye. Noneho wa mubiri umwe urarwaye, waba wavunitse ukuguru cyangwa ijisho ryanogotse muri kubyiringira, iby'umurimo w'Imana ukabikora gute? Ntabwo bibaho. Birasaba rero ko ubanza ukavuga ati rero madamu, mbabarira n'Imana igire gute, mbabarire. Yamara gukubabara ukamuga ati ngiye no ku murimo w'iki w'Imana, kuko umurimo w'Imana urawurangije mu rugo. Yakubwira ati rero mu kibazo twagiranye nubwo nkubabariye ariko numvaga uyu munsi ntashaka, bitaranzamo ko wahita ugera ko ndacyumva hari uburyo ngiyewe meze. Burya ntabwo ukwiriye kujyayo, ni ukuri kw'Imana. Ndabeshya mukozi w'Imana, ntabwo bikwiriye. Uwo Satani wamwimukiyemo, urukumva Bibiliya ivuga ngo rwanya Satani nawe azagira gute, saguhunga. Ntabwo Satani rero wamurwanya umwivumbuyeho. Tuganire. Petero abwira Yesu ahakana ko bavugaga ku by'urupfu rwa Yesu. Petero yari umwe mu bigishwa. Ndakumva. Arangije aramubwira ati ntago bishoboka, rega mwigisha ko wapfa, tuse waba upfuye. Tuzi kuntu yamusubije, yaramubwiye ati nsubira inyuma Satani, ibyo uvuze ubivuze kubw'umubiri, ntago ubivuze kubw'umwuka wera. Niba yamusabye imbabazi bakanazimuha, nyuma y'imbabazi nta rubanza. Wapozinze cyane uyu Yesu ibyo abwiwe na Petero. Petero yabivuze, Yesu abona ishusho Petero abivuze arimo. Yego, Yesu ni utagira icyo ahishwa, kuko Yesu abantu bamwibeshyaho ko ari umuntu, ariko n'umwana w'isumba bingahe byose. Wacyumvise? Uyu mwana w'isumba byose biroroshye kuba wowe mwana w'umuntu washaka gukoma mu nkokora ivuga butumwa. Biroroshye kuba uyu Yesu yagukavaringa kandi ivuga butumwa rikagenda mu mucyo. Njyewe n'umugore ashobora kuba ari Satani yari imujemo, ariko relaxation ndi bwakirana iryo jambo madama ambwiye, n'igisubizo ndi bumusubize kigatuma Satani ahunga. Nyene se umaze kumusaba imbabazi araziguhaye, kuki nyuma yaho akubwira ngo banze ubu byihore? Ubwo ntago ukeka ko Satani ashobora kuririra aho ngaho? Je nicyo nabajije.
dore impamvu nicyo wabajije wakoze kukibaza neza. Ni ukuri kose aramutse abihakanye akabihakana nubwo yaba ari satani umurimo wamukoreyemo, nareka kujyayo nkabanza ngahangana n'iyo satani kugeza igihe itazongera kumuhagurukiramo. Kuko n'ubundi wibuka ko ningenda pastor ndagaruka harashya, yego haragira gute, haragurumana, harashya hakongoke, nitureba nabi nakuye turakikorera twembu, umwe aratwara kino gice undi atwara iki, sibyo? Ariko mu gihe nari kubireka burya ukuri gushira mu biganiro, noneho tukaganira nkamwereka ko kuba nari ngiye mu murimo w'Imana nta kibazo. Ari igihe na satani rega yabamweretse ko nubwo ngiye agahita mwumvisha ko ngiye mu bagore, twati burya nubwo mwiyunze bikagira gutya na gutya ariko agiye hehe mu bagore. Ariko nshobora gutuza twaganira nubwo nakerererwaho, uranyumva pasi? Ndakumva cyane. Ariko nkaba nakerererwa mu rugo nta byangiritse kandi nkatanga ivuga butumwa riciye hehe mu mucyo. Rero guhita mpaguruka nanjye nkahita mvuga ngo mve nyuma satani. Umugore uramwita satani wowe? Umugore ntikibazo no gusabana imbabazi. umva wa mugabo wabuze ubwenge, cyangwa umva wa mugore uhise ubura iki ubwenge. Yesu Kristo we ubwe asangwa na satani mu butayu kugeragerezwayo nawe. unteza amatwi agiye kumugerageza, yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana koko gira gutya na gutya, hindura iryo buye umugati. Uzi ukuntu Yesu yamubwiye? Yaramubwiye yisekera atuje, nta no kuvuga ngo mu izina rya Yesu satani, oya, yaravuze ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'isumba bingahe byose. Haleluya, amen. Amaze kuvuga atyo satani yumva bamukubise intosho vuto, ngo amujyana ku gisenge cy'inzu, amwereka ubwami, amwereka ubutunzi, haramubwira ati nupfuka mukandame byonyine buriya bwami bwose urabugabanya. Yamushubije ngo urakoze. Ageze ku ntuza hejuru y'urusengero amubwira ati Uwiteka azagutegekera abamarayika bakuramira udakubita ibirenge ku ibuye. Byose yabitegagamo umutego w'ijambo. Yesu nawe uyu mutego akawuteguza ijambo, ntago yawuteguzaga igitutsi. Ubwo ndi kubwira Silas imitego yiteze ntiyari akwiriye kuyiteguza igitutsi sambanye. Yego yari kuyiteguza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rya mbere ryitwa guca bugufi. Yego, reka twemera ko yasambanye yakiguyemo. Ariko se niba wakiguyemo kuza kwigira igufwa imbere y'uwo wahemukiye, nibyo bikugira umwere cyangwa nibyo biri buhita bikugira umwere? Birakugira umwere kuri wowe nk'uko ubishaka, ariko se noneho mu maso y'Imana, mu maso y'Imana wirirwa wikaraga imbere, niba avuga dindini narijya ariko ntiwabibatumye. Kandi iyo tuje hano kuri iyi mihanda tukavuga, baratangira ngo turi abanyamagambo. Iborere Silas, yaba ibyo waririmbye ari byo wari washyize mu bikorwa. Njyewe agahinda k'uyu mudamu twaganiriye ngaha agaciro ndakumva, kandi umubyeyi ubona rwose ukuze. By the way, birababaza gufata umugore ugufitiye abana 7, warangiza ukajya no kubahakana, warangiza ugafata abana bangaho ukajya kubahakana kugira ngo yikureho igisebo n'iki, ariko sibyo?
mu bantu badukurikiranye hagize uwiyemeza akavuga ati abo bana batatu mu bantu badukurikiranye ntihagira uwiyemeza avuga ati abo bana batatu mubampe njye kubapimisha koko tubajyane babapime DNA nidusanga Silas aba bana arabi uwo nguwo udukurikiye se wakoze umushinga wo kubyarira Silas umveze ki Silas aya mafaranga yo gupima DNA ibyo bihumbi 220 yabibahaye byibuze bakaba umugore we agacuruza izo nyanya sibyo ayo mahanya ya DNA iburi n'abana sibyo aba rujya kubipimishiriza ninde wamubyariye kugira ngo ajye gupimisha abana aho kuki muba mushaka kubembekereza ubundi mwagiye mureka tukavuga ukuri ariko kuzabatura abana ubu bagiye kunuka ahangaha ngo umunwa wawe ngo ibiki ninjye waje hano kuvuga yuko Silas yabikoze none se nitubyumva ubundi bino bintu by'ibintuza mushaka ko dukomeza kurunda mu nzu y'Imana sibyo murashaka ko tubirundamo ngo bigende gute turunde ibihanzi by'ibisambanyi turunde ibivuga butumwa by'ibisambanyi bibwiriza abandi ngo nibahinduke abo biri guhindura bibakura mu byaha bibizanye kubisambanyiriza mu nzu y'Imana kubita ibihungu bya umva ik'Imana yabikoreye byose yabiteguriye urugamba yabiteguriye urugamba hatavuyemo na kimwe uranyumva iri turi cyambere iri turi cya kabiri ntuze ngo byumve yumvise ibibaye acurika umutwe na wahina izosi agwa aho ngaho sibyo niba Imana igira uruhare rwo gukukumba ibintu nk'ibyo ngibyo mwebwe abana b'abantu mwakukumbye reka nkubwire ibi byose bimwe na bimwe byagiye biterwa namwe tuza twavuga ngo abakozi b'Imana ubundi mu myemerere niba ndi umupasiteri cyangwa se ndi umuntuza ndi umuvugabutumwa cyangwa ndi umuhanuzi cyangwa ndi iki ntega amatwi wiseka niba ndi muri icyo cyiciro ubundi nta kintu na kimwe nakagombye kwemera ko kiza kunsenyera urugo wacyumvise niba ari ikigeragezo Bibiliya yaravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibigize gute ibimugerageza namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo none uhuye n'umugore akubereye iki ikigeragezo ngo kugira ngo ikigeragezo kikuveho ngo nuko uwo mugore mutandukana umva sha kandi Yobu yakubitanye n'ikigeragezo ndetse n'umugore wa Yobu yari afite impamvu igaragara uneza amatwi yatuma umugore wa Yobu ashaka undi mugabo byaragaragaraga kuko icyambere urugamba Yobu yari arimo Imana yari yashoyemo ikofi yayo turi kugendana mukozi w'Imana Imana yari yashoyemo ukuboko wari umushinga w'Imana burya yashaka yari kuvuga ati ni ukuri wa Mana we niwe wabiteye kandi muri Yeremiya ibice 40 umurongo waho wa 4 harimo ijambo rivuga ngo shyize inzira ebyiri imbere yawe iyo ubona ikunoge ngiye mbonye inogeye ni ugutandukana na Yobu ndagiye hariya kiriya cyaha twari kukibara ku Mana ko ariyo yabigizemo iki uruhare kuko niyo yatanze Yobu mu maboko ya Satani Yobu nta kindi yaziraga yari umukiranutsi yari umuntu w'Imana bityo rero kubera ko icyafatanyijwe n'Imana nta muntu ugomba kugitandukanya uneza amatwi umugore wa Yobu yasuzuguye Yobu arihangana kugeza ubwo bamubwira ati ni ukuri ibyo uvuze ubivuze nk'umwe mu bagore b'iki b'abapfapfa ariko harakize barasubirana babyarana abakobwa n'abahungu uranyumva nta kintu urona kimwe niba koko tuvuga ko turi abakristo nta kintu na kimwe cyakagombye gusenya urugo gihari nta ntambara n'imwe ihari yenda ese urumva nshaka ko dufata umwanya munini cyane kuko iyo turimo no kugira ngo tubwire abantu kandi tunabigishe uyu munsi Silas byabaye nubwo Silas ariko ari guhakana abenshi barahamya ko ari iki hari ugusaza imigeri jewe hari numaze kumpamagara asohotse hariya arambwira ati jewe ndi inshuti ya Silas ndi umugabo w'inshuti ye ubu tuvugana yampamaga yambwira ngo agiye kumpuza n'abanyamakuru ngo nze ngira ibyo ngira gute musobanuraho sibyo
ati ndetse na rikodi ndayifite. Urumva ari gusaza imigeri, ariko ari gusaza imigeri Imana yamaze kumwima hasaziriza imigeri. Akanumviza wakumvise. Urabona Silas undi bijyanye n'ibyo wumvishe n'ibyo ubona ndetse n'uko ari kwakitira ubwo. Amakosa arayafite. Amakosa byarafite. Urabona ari umuntu urumva abantu benshi cyane nkwereke message nakiriye z'abantu ngo bagiye bamufasha. Hari n'izo nanze gufungura no kugira ngo nzisubize ko naye. Ntacyo ko kambwira numva. Urabona Silas ni umuntu waza kugororoka bigakunda cyangwa byararangiye. Mva Bibiliya mu gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana no kwitondera amategeko yose ngo utegeke uyu munsi, ukitondera amategeko yose, Uwiteka azagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Nukuri. Iyo uri ku murongo wa 15 haravuga ngo ariko nutitondera amategeko y'Uwiteka, iyi mivumo hatavuyemo numwe izakuzaho. Sibyo? Uyu munsi reka nkubwire pasi, nukuri ku Imana ushobora gutunga ibya mirenge ukagira gute, ariko uburyo Uwiteka biteza minyatsi bigatumuka nk'umuyaga ntuyimenya. Yobu yari afite bike se? Waruzi uko byagenze? Inkuru yarazaga ati inka zawe zose zirarangiye. Yobu agahita bati navuye mu nda ya mama nambaye gusa nzasura mu nda y'isi ntacyo nambaye. Navuye mu nda ya nta kintu na kimwe wakwiriye Silas nukwiriye kwidefanda mu kintu na kimwe, ukwiriye guta iryo habara ugahita wirukanka ukajya kure uwo mwashakanye, nizo nshingano zawe. Ntabwo nagufata ngo ngushyigikire mu mafuti. Urumva? Ubwo ni ubugoryi. Nabonye muri comment wiyandikishwa ngo abantu ngo bari kuvuga izo nkuru bazitondere. Wase wataye umugore, wababaje umugore. Ubu se wowe wigeze ufata ubugingo bw'aba bana, wigeze ufata ubw'uyu mugore mwashakanye yarakwemeye mu bukene, uri gufata miliyoni 12 ukazikindagurira nihabara. Umugore wawe yavuze yuko niryo habara ntacyo rimurusha, warangiza ukaza widefanda mu mafuta. Urumva hari uburyo ukora kwidefanda ngo uri gushaka abantu ngo bohereze ku macano, waje ukivugira ubundi wacitse umunwa. Suko se Ngewe hari ibintu bijya binjye mu mutwe, ngwino wivugire ntiwacitse umunwa. Amacano tuvugiraho ngaya, impanuro ntiri bukwime kuvuga, Kiranuka TV ntiri bukwime kuvuga, isezerano umugambi w'Imana bacanari n'ibyangu nabivugire kuri cano ya cyangwa uje no kwa plaisir. Mwafatanyije mutegura uburyo muri buduhenjayike. Ntago biri bukundira umugore yakujya plaisir mva wamwibasiye. Ubwo nise ko atamuzana muri ibi bintu umurimo yarawukoze neza. Ntago ari kumwibasira. Sibyo? Yenda icyo navuga niba arimye akanya uyu mubyeyi nkuko bivuga wareze umwana. Sibyo? Haranira ko umwana agira isura nk'iyawe. Agenda nkawe. Sibyo? Niba umugore aguhamagaye plaisir. Sibyo? Umugore akaguhamagaye akakubwira agahinda k'umugabo we, ukageraho boroka telefone aho plaisir atabizamo nihe. Ngo bafite abakunzi bagira n'ikizere bubatse, ariko nyamara mushaka mumenye ko Imana yabaziye. Ibi mbivuga hano niyicariye ngo ni urugamba. Ni ukuri Imana yarabaziye. Ibyo mwakure mu rwisho dore birimo birajya kumugaragara. Ndabagira inama yo gupfukama imbere y'iyi Mana ishobora byose. Mwamara kuyicira bugufi mukemera ibyaha byanyu, Imana kakenda kanyiri gutwikurura byiburi kongera ikagira ko isubizaho gatoya. Ndi kubona umwenda ukingirije ahandi hanyu uri kubehurwa. Ukuri kw'Imana ngewe niba umuntu amamagangisha inama 1 2 nkageraho mboroka nimero, ni ikigaragaza ko mufatanyije n'uwo ngo ari kukuregera. Pastor ndabeshye kuba rero umugore yakuzanyemo akabazi ko hari miliyoni 12 zagize aka kantu ko guheregeta amafaranga si ubwa mbere kabavuzweho mwabagabo. Ukarya utw'imfubyi ukarya n'utw'abapfaga, ariko ntimunagira n'isoni. Hakuzi ko dufite abantu batagira isoni we. Umwana afite ubumuga, tuganire. Umwana afite ubumuga, umuntu wohereje yibereye hariya muri diaspora, yohereje aziko akoreye Imana umurimo, akoze inshingano z'Imana. Inkunga ntigeze kuwa yoherereje, nta kifashije uwa yoherereje. Uwoherejwe inkunga ari kwicwa n'inzara, mama wamubyara kwicwa n'inzara. Wowe wabiheje wahise ubiheza aho ngaho
uzi ko izo ngaruka arizo ziri kugaruka abantu, uzi ko ari mwe muteje abantu umuvumo n'urwangara. Imana ibeze kandi batunganye, naho Silas wiza gusaza imigeri, ahubwo saba imbanda wongera uturirimbire, utunyongera umuziki rwose, ntituzabura kugukurikira, ntituzabura gukunda umuziki, ntituzabura. Ariko nukomeza gushaka kwigira ntago biri buze kukugwa neza. None ko yabibumbuye umunwa, yavuze ngo Uwiteka bibumbye umunwa, none abibumbuye umunwa. bavuge ni mu gihe nyine kamuvuge nimuvuge sha ntabwo yadutumye ariko umugore, ariko se umugore nese yaje. Iyi nkuru turi kuvuga yazanywe n'umugore we. Hano reka nkumvishe tunaganire na Silas. muri kuvuga ko ari mugufi nubwo aribyo ariko ntiyabibatumye. Erega kuba sibyo, iri ni ijwi ry'ibyo ngiye nivuganiye na Silas. Mwenyewe mwaganiriye ngire ngo iryo jwi abantu ibyo tubyihorere. Ibyo umugore niba yakoze iyo ereri yo kujya yo gukora icyo kintu, reka mubyihorere. Icyo mpamya cyo ni uko mbabwiye ko ntayobewe ko umuntu wandeba akabona nta bwenge mfite, nta kibazo namugiraho. Icy'ingenzi ni uko njyewe niyizi kandi nisobanukiwe. None se ubwo ngubwo abo bana mwese ko uri mu rugo ukaba uvuze ngo abana ntazi aho bari, abana bagiye ko ndi mu rugo? Uri mu rugo ndi kumbwiye, kandi umugore akavuga ko utari mu rugo, akanavuga ko wamutanya abana. Nanjye mubwiye ko yes bavuze ko ize kibwiza ibintu twavuze. akavuga kandi ko nataye abo ngabo, nabataye Kamera yazimye. Oya, receiver yazimye.